Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Ibihumbi by'abakristo baturutse imihanda y'isi berekeje i Roma kuri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero gusezera Papa Benedicto wa 16 no kumusabira ku Mana. Tariki ya 28 Ukuboza kwa 2022 nibwo Papa Francis yatangaje ko Benedicto wa 16 w'imyaka 95 arembye, gusa nta makuru arambuye yatanze ku burwayi bwe. Mbaye ikaze kuri iyi nkuru tugiye kurambura igiye kwibanda ku bidasanzwe ku buzima bwa Papa Benedicto wa 16 wabaye mu ngabo za Adolf Hitler. Papa Benedicto wa 16 yitabye Imana ku myaka 95, ariko mu 2013 yari yeguye ku mwanya w'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi kubera impamvu z'uburwayi. Kwegura nk'uko kwaherukaga kubaho mu myaka 600 yari ishize bikozwe na Papa Gregoire wa 12 mu 1415. Ni umupapa wa munani ukomoka mu Budage. Yamenyekanye cyane mu bikorwa byiganjemo kugendera ku bya kera, conservateur, akarangwa n'ibitekerezo byo gushyigikira umuco wa kera, aho yakunze kudahuza n'abatezaga imbere iyobokamana rivuguruye rihana umwanya ubutinganyi. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bwe bwaranzwe n'abapadiri bakunze kugaragaraho ibikorwa byo gusambanya abana, aho nko mu 2009 hagaragaye ubwiyongere bw'abapadiri bo muri Irlande bashinjwaga gusambanya abana ariko bagakingirwa ikibaba. Ubwo yeguraga ku mwanya wo kuyobora Kiliziya mu isi, mu ibaruwa yageneye abakardinali yagaragaje ko yashenguwe bikomeye no kuba abaye papa wa mbere kuva mu 1415 weguye. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Joseph Aloysius Ratzinger. Yavutse tariki ya 16 Mata mu 1924 mu gace ka Bavaria mu mujyi wa Munich mu gihugu cy'Ubudage. Se yari umupolisi mu gihe nyina yakoraga imirimo mu rugo. Ratzinger akiri muto, ababyeyi be banzuye ko impano baha umwana wabo ari ukumuyobora mu ishuri rya Gikristo, nk'uko byari itegeko ku muntu wese wujuje imyaka 14. Mu 1941 nawe yagiye kuba umunyamuryango w'urubyiruko rwa Hitler. Nk'umwana wari ufite se utarakundaga abanazi, yitabiriye inama nke z'uru rubyiruko cyane ko yateganyaga kuruvamo vuba. Yahawe ubupadiri mu 1951 aho yigishije muri za kaminuza zitandukanye nk'iya Bonn n'iya Regensburg. Nyuma ajyanwa i Roma kuba umujyanama w'inama ya Vatican Council kuva mu 1962 kugeza 65. Papa Yohani Paulo wa gatandatu niwe wamugize arikepiskopi wa Munich mu 1977 ndetse amugira umukardinali muri uwo mwaka. Yagiye ku mwanya wo kuyobora Kiliziya mu isi ubwo yari afite imyaka 78, asimbuye Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 2005 nyuma y'urupfu rwa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ku ngoma ye nibwo havuzwe cyane iby'abapadiri basambanya abana bato ndetse hatangira amaperereza atandukanye. Yabaye umupapa wa mbere wasabye imbabazi ku marorerwa nk'aya yabaye mu bice bitandukanye by'isi, ndetse yiyemeza kuzahura n'abagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa byo gushaka gusambanywa byakorwaga n'abapadiri. Mu 2017 Barbara Brenne washinze umuryango w'abahohotewe n'abapadiri Survivors Network yavuze ko ibikorwa bya Papa Benedicto wa 16 bitigeze bihura n'ayo magambo yo gusaba imbabazi, kuko ku buyobozi bwe abana bari mu byago bikomeye cyane. Raporo yo muri Mutarama 2022 yagizwemo uruhare n'abo muri Archdiocese ya Munich mu Budage yagaragaje ko Papa Benedicto we ubwe yagize uruhare rukomeye mu kujenjekera abapadiri basambanyaga abana bato hagati y'1977 n'82. Nyuma mu ibaruwa yanditse yavuze ko biteye isoni kuba hari abana bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku buyobozi bwe, abikuye ku mutima abisabira imbabazi. Papa Benedicto yaranzwe no kudashyigikira bimwe mu byemezo abo mu burengerazuba bashakaga, birimo gukuramo inda, guhuhura abarembejwe n'uburwayi runaka ndetse no gushyingira abatinganyi. Uyu mugabo kandi ku ngoma ye yagiye avuga imbwirwaruhame zitakiriwe neza muri rubanda. Urugero, mu 2009 yasabye ko amakimbirane ya Israel na Palestine yahoshwa nuko ubwo butaka bugacibwamo kabiri, igice kimwe kikaba icy'Abarabu ikindi kikaba icy'Abayahudi, ibintu bitishimiwe na benshi. Yatesheje agaciro ibitekerezo byo gushaka abagore ku bapadiri, anemeza ko kuryamana kw'abafite ibitsina biteye kimwe ari uguhonyora nkana indangagaciro z'ikiremwa muntu. Mu 2006 yongeye gutuma Kiliziya Gatolika igarukwaho cyane ubwo yavugaga ko idini rya Islam rirangwa no guhohotera abantu, ibyatumye haba imyigaragambyo ikomeye mu bihugu byinshi bigatuma abakristo nabo bibasirwa. Ntabwo impirimbanyi ziharanira kurwanya sida zamwibagirwa, kuko mu ruzinduko yigeze kugirira muri Afurika yavuze ko ikoreshwa ry'agakingirizo ryongera ubusambanyi. Mu gihe cye umubano wa Kiliziya Gatolika n'u Rwanda ntabwo wari bifashe neza kubera kutemera uruhare rwa Kiliziya mu mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Yagejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ntabwo impamvu yuko kwinangira izwi,
icyo akora igishoboka nuko yajyana n'imyemerere ye yo gutsimbarara ku mahame ya kiliziya atuma idapfa kwemera ibintu biyigaragaza nk'ifite intege nke muri rubanda. Antoine Cardinal Kambanda, arikepiskopi wa Kigali, aherutse kubwira itangazamakuru ko nubwo Papa Benedict atasuye u Rwanda yari aruzi kandi ko yagiye yihanganisha cyane abazize jenoside yakorewe abatutsi n'abayirokotse. Mu 2005 ubwo abepiskopi b'u Rwanda bari bagiye guhura na Papa mu ruzinduko ruba nyuma y'imyaka 5, Benedict wa 16 yagaragaje ko yashenguwe n'ibyabaye mu Rwanda, ariko anashimira imbaraga abanyarwanda bashyize mu bikorwa byo kudaheranwa n'ayo mateka. Yavuze ko nubwo jenoside yagize ingaruka zitandukanye ku banyarwanda, bagomba kugira umutima ukomeye bagakomeza gutwaza bahangana n'icyatuma bava mu byizerwa, bigakorwa babifashijwemo na Kiliziya Gatolika ndetse no kwizera Yesu Kristo. Yagize ati, ndasaba Roho Mutagatifu gukomeza imbaraga z'abantu bagerageza kugarura ubuvandimwe n'ubumwe mu banyarwanda, haba mu buryo bwa roho, mu kuri no mu butabera. Cardinal Kambanda yavuze ko bijyanye n'ubuhanga bwa Papa Benedict wa 16 mu gutanga inyigisho zitanga urumuri rw'ivanjiri, inyigisho ze ngo zafashije Kiliziya y'u Rwanda mu kunguka inama zitandukanye kugeza n'ubigenderaho. Ati, n'umurage ukomeye adusigiye, cyane ko yarazweho gushimangira icengera no kumva neza ubutumwa bw'ivanjiri iyobora abantu mu kubakura mu rujijo, cyane muri iki gihe turimo cyuje ubuyobe mu by'ukwemera. Kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Mutarama 2023, umubiri wa Joseph Ratzinger wimuriwe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero kugira ngo abakristo bamusezereho. Umubiri we uzahamara iminsi 3 mbere yo gushyingurwa kugira ngo buri wese abone amahirwe yo kujya kumusezeraho bwa nyuma, dore ko wanambitswe mu buryo agaragara neza mu maso, ibituma buri wese amubona neza. Mu masaha mbere ya saa 6 z'i Roma, imirongo y'ibihumbi by'abantu baturutse imihanda yose bari bategereje ko umuhango wo gutangira kumusezera utangira, ubundi bakabona amahirwe yo kumusezeraho bwa nyuma. Mbere yo kujyanwa muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, abakoranaga na Papa Benedict wa 16 n'inshuti ze za hafi babanje kujya kumusezeraho aho yari aruhukiye muri chapelle y'urugo rw'ababikira rwa Mater Ecclesiae i Vatican. Kumusezeraho bizakomeza kugeza tariki ya 4 Mutarama 2023, aho iyi bazilika izajya ibifunguye kuva saa 3 kugeza saa 1 ku masaha y'i Roma nk'uko byatangajwe na Vatican News. Mbere y'urupfu rweho amasaha make mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Ukuboza 2022, umwe mu baforomo bari bashinzwe kumwitaho ariko utarabashaga kuvuga Ikidage yumvise amagambo ya nyuma ya Papa Benedicto. Icyo gihe Papa Benedicto yaravuze ati, Nyagasani Imana, ndagukunda. Papa Benedicto niwe wabaye uwa mbere weguye muri Kiliziya Gatolika mu myaka igera kuri 600, ariko na Papa Francis w'imyaka 86 nawe yagaragaje ko ashobora kugira ikirenge mu cya Benedicto akegura mu gihe yaba atagishoboye gukomeza inshingano ze. Mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize yagize ububabare mu ivi byatumye yisunga igare ry'abafite ubumuga bw'ingingo. Papa Benedict wa 16 yaramaze igihe kinini yarazahaye kugeza ubwo yakuwaho ashobora kubonwa na rubanda. Kwa gatatu y'icyumweru gishize nibwo Vatican yatangiye kubona ko ubuzima bwe buri mu kaga kurushaho, nyuma wamusimbuye atangira gusaba abakristo kumusabira. Tariki ya 5 Mutarama uyu mwaka wa 2023, Papa Francis azaba ari umupapa wa mbere mu mateka ya vuba uhagaze mu mwanya w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, uyoboye umuhango wo gushyingura uwo yasimbuye. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, by'umwihariko abakristo Gatolika, mukomere kandi mukomeze ukwizera ndetse mukomeze indangagaciro musigiwe na Papa Benedict wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika kuva mu 2005.